ubumwe bw'abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mu iyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo ugende uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamwita mbarimo mbari. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuye. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. Nongeye kubasuhuza mbabwira ngo mugire amahoro y'Imana. Nongeye kubabwira ngo abakurikirana umwe bw'abera mukomeze kugubwa neza muri Kristo Yesu. Nanjye ndagarutse ku bumwe bw'abera buyoborwa n'umushumba Rivera Ntambabazi. Imana ikomeze kumuha umugisha ko Imana yamuhaye yerekwa ubwo amaze iminsi asobanura inzozi, tugenda tumenya ibintu byinshi kuri twebwe, tukasobanukirwa byinshi cyane. Nanjye rero ngarutse mu mavuta akandagira amateka, nkomeza kumva nguwe neza muri Kristo Yesu. Aka kanya rero mwese muhawe ikaze nkuko musanzwe mukurikirana mushumba cyangwa natwe mukomeza kugenda mudukurikirana, mwumva iby'umwami akomeza kugenda ducishamo, kandi nshimira by'umwihariko mushumba ko Imana imukoresha ibintu bikomeye, ari byo umuntu agenda asobanukirwa inzira acamo, bigatuma amenya aho ahagaze n'aho yicaye, bikamuha icyerekezo cyo kwisobanukirwa. Imana imuha umugisha. Nawe nimba ndabizi ko mumukunda, ariko mumusabira umugisha namwe mukomeze musaba umugisha. Imana imuhe kurama imbere y'abanzi, imbere y'inshuti ze, nubwo ajya avuga ngo ntabanza agere, ko nta muntu utagira abanze ku isi nijoro. Rero Imana ibaho umugisha. Reka dusenge maze duhite dukomeza mbabwire icyo umwami nanjye yantumye aka kanya ku buzima bwawe. Mana, turagushimiye, uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa. Tugushimiye ko utigeze uduta, wakomeje kubana natwe, haba mu nzozi, haba mu ngorane, haba mu bintu byose twagiye ducamo, wagiye ubana natwe. Ibyari kutwica byabaye byinshi, ariko uraturinda, turacyakomeje guhumeka. Tugushimiye ko wakomeje kuduha umwuka twaba tugihumeka, ariyo mpamvu dusobanukirwa n'ibiri mu kutubaho, bigatuma dukomeza urugendo twasobanukiwe kubera ko ubabanye natwe. Buri muntu wese ukurikirana umwe bw'abera abone ukuboko kwawe kwiza, abone imbaraga zawe nyinshi, abone ubutsinzi bwawe bwinshi, ariko yongere asobanukirwe cyane ibihishe inyuma y'ibimuhiga, ikihishe inyuma yabyo. Rero ndagushimiye ko akanya ugiye kubana natwe, ukadushyigikira muri byose, mu izina rya Yesu Kristo turakoze, amen. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Ndagira ngo dusome ijambo hano Imana yampaye, ijambo Imana yampaye kugira ngo umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana nk'uko nari mbibabwiye. Tugiye gusoma mu Kuva ibice 17 umurongo wa 12, mu Kuva ibice 17 umurongo wa 12. Haravuze ngo maze amaboko ya Mose araruha, bajyana ibuye uruhande rwe, aryicaraho. Aroni na Uri Imana ihimbaza. Nshuti y'umusaraba, ndanezerewe. Nkuzaniye iri jambo rivuga ngo nubwo warushye, nubwo ukomeje kuruha, Uwiteka ukoze ibintu bikomeye. Amaboko ya Mose araruha, Aroni na Uri bajyana ibuye aryicaraho, bamuramira iburyo n'ibumoso, baramuramira, ariko yari yarushye. Nabwe umubwire ngo mu gihe umaze igihe wararushye, umaze igihe ibibazo byarakubanye byinshi. Mose nk'umuntu wari uyoboye ingabo, ariko ngo amaboko ye araruha, ngo mu kuruha kwe
ngo amaboko yaramanukaga, yamanuka Abisirayeli bari mu kurwana bagatsindwa. Nabwiwe ngo nkubwire ngo mu gihe umaze mu nzozi warose ni ukuruha, mu bibazo wagiye uhura nabyo wararushye, ingorane uhura nazo ni ukuruha, abana barakunaniye ni ukuruha, urugo rwawe rwarasenyutse ni ukuruha. Ariko muri uko kuruha Imana yambwiye nkubwire ngo ifite ubundi buryo yakurengeramo kubwo gusenga Imana ishoboye byose. Mose ngo araruha, yazamura amaboko akaruha, ariko aza kugira Aroni na Uri ngo baramira amaboko ye kugira ngo atamanuka, ariko yari yarushye. Nabwiye nkubwire ngo urarushye, uburwayi ufite ni ukuruha, ingorane ufite nyinshi zitandukanye ni ukuruha. Ariko nje kukubwira ngo hejuru yo kuruha Imana ifite igisubizo cyawe kugira ngo ikohereze abantu bagufata muri uwo mubabaro, bakwima muri uwo mubabaro umazemo igihe, bakurwanirire, bakwiteho muri izo ndwara, mu kwangwa, mu gusuzugurwa, mu guteshwa agaciro, ni ukuruha. Nabwiye ngo wicaye mu kazi hari ibyatumye uharuhira, mu rugo rwawe hari ibintu byatumye uharuhira, mu bavandimwe hari ibintu byatumye uharuhira, mu nshuti hari ibintu byatumye uharuhira. Ariko muri uku kuruha Imana yambwiye nkubwire ngo nubwo warushye cyane, Imana igiye kukuremera ubundi buzima buhishwe. Ariko inzira shitani yaciyemo agira ngo aguteze umuruho, niwe ugomba kuduhamagara kugira ngo dufunge inzira shitani yaciyemo agira ngo aguteze umuruho. Kandi uyu muruho warakwinjiranye, muri uku kukwinjirana urakuzengereza, uguteza uburwayi, uguteza akaga, abantu baragusuzugura, utari wo gusuzugura ibintu urabinyagwa, kandi ibintu byawe utakwiye kubinyagwa. Mbese no ku kazi uri umuntu w'umuyobozi wubahwa, ariko bamwe mbese bakuvuga mu gikari, bavuga ibintu bidakwiye, baragusugura nawe ukabibona. Ariko ndagira ngo utangane ngo iyi miruho aba yaciye yo gutuma uruha amaboko, uruha ibitekerezo, uruha umubiri wawe wose ukaruha kubera izi ngorane, inzira zaciyemo ziza kugutesha agaciro. Nabwiye ngo ugomba guhamagara umushumba cyangwa ukamamagara tugafunga izi nzira. Tike la bonema. Mose ngo araruha, bari ku rugamba ngo araruha, ariko mu kuruha Imana irabireba, iramubwira ngo ninjye watangije urugamba, ninjye ugomba kohereza Aroni na Uri kugira ngo bakuzanire ibuye. Ngo bamuzanire ibuye bararimutega, aryicaraho, amara kuryicaraho yumva araruhutse. Imana ishimwe. Akimara kumva aruhutse baragenda bafata, umwe afata ukuboko n'undi afata ukundi. Mose ngo yumva araruhutse, yumva aguwe neza. Nazanywe n'Imana ishoboye byose, irambwira ngo nkubwire ngo umaze igihe urushye, wowe ukurikirana ubumwe bw'abera. Kora share, kora comment, hereza n'abandi barushaho kugubwa neza. Imana ihimbazwe, barushaho kumenya. Nabwiwe ngo mama umva urarushye, wa mukobwa urarushye, mu gihe umaze hari ibyo ukeneye, wa mukobwa urarushye, wa mubyeyi mu gihe umaze shitani yaraguha kujya guteza kaga, urarushye, wa mugabo we urarushye, wa musore urarushye. Nabwiwe ngo urarushye mu gihe umaze urushye, ubu burwayi bwaragukoronije, wararushye, abantu barakwanze bakuvuye kandi ntacyo upfa nabo, wararushye. Nabwiwe ngo icyaguteye kuruha utari uwo kuruha, nabwiwe ngo ugomba kuduhamagara tugafunga izi nzira, izi mbaraga zaciyemo ziza kuguteza umuruho. Tike la bone sarama. Wararushye, ariko hejuru yo kuruha Imana kubera ko igukunda, niyo mpamvu Imana yakoresheje umushumba akadusobanura ikintu cyitwa inzozi, izo twagiye turota, izo twagiye tumenya. Nanjye akankoresha nkaza mu mavuta ye, nkaba mu mavuta akandagira amateka. Nanjye mu mavuta Imana yamaye, yambwiye ngo urarushye, mu nzira ucamo zose urarushye. Ariko ibaza ukuntu urushye, ukaba ufite amafaranga, ufite ibintu byose byuzuye, ukaba uri mu kubuzwa kuba nta nyama wafata ngo urye, kuba utarya ifiriti, kuba utarya ikintu cyose, kandi amafaranga yo kugura icyo ushaka cyose ugifite. Uwo ni umuruho bagukuye ku byo kurya, uwo ni umuruho. Nabwiye ngo wararushye, uwo ni umuruho.
indwara zabaye nyinshi, uwo ni umuruho. Nawe nta mafaranga ufite, ugiye kwa muganga bakagupima bagasanga mu mubiri hari ibintu buzwa, barakubwira ngo ugomba gufata imbuto, ukagura imbuto, ukarya imbuto, kandi nta mafaranga ufite yo kugura imbuto, uwo nawo ni umuruho. Abafite barimo barababwira ati ntimurye ibi ngibi kubera bitabatera uburwayi, abadafite n'abati nimufate ibi mufungure ibi ngibi kubera uburwayi. Byose ni umuruho. Ariko nabwiwe ngo uyu muruho waciye ugusatira ugomba kuduhamagara ku bumwe bw'abera, tugafunga inzira zose uyu muruho waciyemo. Mose ngo araruha, Mana ishimwe. Mose ngo aranegekara, Mose ngo agira intege nkeya, Mose ngo yenda kwikubita hasi, kandi Imana yari yaramutoranyije, Imana yari yaramuhamagaye, irebye ibona yuko nabo bari kumwe babona yarushye, ndetse no ku rugamba ngo bagatsindwa. Irangije ihita ifata umwanzuro wo kumwoherereza Aroni na Huri, ngo baragenda bafata ibuye baza barimwicazaho. Akimara kuryicaraho yumva atangiye kugubwa neza, umwe ajya ibumoso undi ajya iburyo, ngo bamufata amaboko. Ndagira ngo utangarize ngo nuduhamagara urabona izindi mbaraga, urabona ubundi buzima, urabona ubundi bushobozi. Impamvu mbivuze ngo nuduhamagara nuko niyumvamo ko dufite imbaraga zo gufunga imbaraga zose za shitani aho zaciye ziza kuguteza umuro. Yaba uburwayi ni ugufungirana aho zaciye, yaba ubukene ni ugufungirana muri za karande, muri za nzozi. Ibyo ngibyo niho bituruka, byose bigenda bidukurikirana. Niho mbwiye ngo umuruho uruha, Imana yawubonye ukora amafaranga nuza hajya, uwo ni umuruho. Ayile rosemone tarabi, wibyariye abana baragusuzugura, uwo ni umuruho. Ubana n'umugabo, mbere mwabanaga n'umugabo mwumvikana, ubana n'umudamu mwumvikana, muri abavandimwe, muri inshuti. None shitani yaraza ateramo igiti kitatewe na Kristo, gituma mushihurana, gituma mutongana, gituma murwana, gituma buri muntu wese afite igitanda cy'undi ararukwe, cyangwa mwanararamo hagati mugashyiramo amashuka n'ibindi byinshi. Uwo ni umuruho. Nabwiye ngo umuruho umaze igihe ufite, hamagara kugira ngo tutegeke izi mbaraga zose aho zituruka ziguteza umuruho, kuko umwami dukorera ni umunyembaraga, afite ubushobozi, ni umwami udahemuka, ni Imana itabeshya. Umwanditsi yavuze ijambo rikomeye, arabanga Imana si umwana w'umuntu ngo yibeshye, si n'umwana w'umuntu ngo yicuze ibyo avuze. Yantumye rero ngo uwo muruho umaranye igihe, agahinda umaranye igihe ni umuruho, umubabaro umaranye igihe ni umuruho, ingorane umaranye igihe ni umuruho, uburwayi umaranye igihe ni umuruho, mbese bizinesi ukora zikaba bitagenda ni umuruho. Hari ahantu byaturutse, hari inzira byaciyemo, hari aho byanyuze kugira ngo bikugwe nabi. Ariko nonaha muri iyi saha hano ku bumwe bw'abera, nayo ngo utangarize ngo nubwo umuruho wabaye mwinshi, nayo ngo utangarize Imana yatuza ni ukugira ngo usobanukirwe inzira byaciyemo dufunguye izi nzira ziguteza umuruho. Ariko ukore komenti, ukoreshe uhereze n'abandi barushaho kugubwa neza, kandi urabona ubuzima, urabona imbaraga, kuko n'abandi barahumeka adikerama, n'abandi birabatera kwakira izindi mbaraga, n'abandi birabatera kugubwa neza, gukomera. Ndagira ngo wowe udukurikiranye, Imana yo mu ijuru yongere yitegereze umuruho ufite. Umaranye igihe uyu muruho, umaranye igihe, nubwo umaranye igihe uyu muruho, ariko hari imbaraga zikorera muri twebwe. Niyo mpamvu Imana ubwayo ifite umugambi wo kurengera umuntu wese uyizeye. Hari umuruho, hari umuntu wari umaze igihe ku kidendezi ngo aryamye, uwo nawe ni umuruho yari afite, ariko ngo Yesu ahageze. Usabwa rero guhura na Yesu, kandi Yesu ugomba kumubona aciye mu bantu nkatwe. Ndagira ngo mubwire ngo umuruho umaranye igihe, ndagira ngo utangarize ngo kuduhamagara biratuma twebwe dufunga inzira abadayimoni bose bacamo baguteza umuruho wo guhomba, baguteza cyamura n'agasuzugura. Abadayimoni baraguhagurukiye baguteza agaciro, udwara indwara zidasobanutse, ibintu byinshi cyane. Uwo muruho ufite, Mose ngo araruha. Nakubwiye ngo Mose yararushye, akimara kuba no kwicara biramunanira, abatini n'icara natembagara. Ariko bene se bari kumwe nawe bagiye kubona, babona Mose yananiwe kubera urugamba batsindwaga, ngo arangije bamuzanira ibuye. Ukeneye umuntu ukuzanira ibuye, ukeneye umuntu ugufata ukuboko kw'ibumoso, ukeneye ugufata ukuboko kw'iburyo, uwo nta wundi ni Kristo wabikora. Yarangiza gushakira abo bantu. Bituruka rero ni ukuvuga ngo mu gusenga kwawe, mu kwinginga Imana kwawe, biratera Imana kukuremera abo bantu. Ubundi we risobanura Kristo.
Imana ishimwe. Ndagira ngo utangarize ngo mu gihe umaze umuruho waragusatiriye, umuruho warakwegereye, umuruho ugendana, umuruho uryamana, umuruho uwutuyemo, umuruho ukorana, uragenda mu modoka byo nziza, ariko umuruho ntabwo abantu bawubona, barareba iby'inyuma, ariko umuruho urawufite. Nayo ngo utangarize ngo hejuru y'uwo muruho wicaranye muri iyo modoka, Imana yanumye ngo uwo muruho ufite hari imbaraga zigomba kuwukura, kuko Imana idutumye tugira ngo tukubwire ngo hejuru y'uwo muruho, icyateye uwo muruho nicyo dushaka gufunga. Shaka gufunga izo mbaraga aho zituruka. Isoko yatumye izo mbaraga zizamuka zikaza kuguteza umuruho. Isoko yatumye izo mbaraga zizamuka zikaza kuguteza ako kaga. Ukubaka urugo zikaza kurusenya, ukabyara umwana akaza kugusuzugura, ukagira bizinesi yawe ugashyiramo abakozi bakagusuzugura. Uwo ni umuruho. Aho iyo soko yaturutse ibintu byose bikaguhagurukira, mbese ugahagurukirirwa n'uwo muruho. Izo mbaraga zose zituma unanirwa mu bitekerezo, ukananirwa umubiri, byose ukananirwa. Ndagira ngo utangarize ngo iyaduhamagaye niyo kwizerwa kandi niyo kwiringirwa. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Mose ngo abona abavandimwe baraza bamutega ibuye ngaryicaraho. Nkomeje kubivuga ngaryicaraho, nk'umwe amufata ukuboko. Bisobanuye ngo gufatwa ukuboko ni ubuzima bw'igihe cyose, amaboko yose ni ubuzima bw'igihe cyose. Kwicara kwiwe ni Kristo turinze. Rero ndagira ngo utangarize ngo nawe nubwo wabuze uwagukiza uwo muruho, nubwo wabuze uwakura muri uwo muruho, wararushye, uwo wanaganye ntakumve, umuruho wawe n'abawumvise bakiruka, n'abawumvise ntibagire icyo bakumarira. Ariko Kristo Yesu, Imana ishoboye byose tuyahiringe, yantumye mubwire ngo uyu muruho igihe umaranye kirahagije. Igihe umaranye uyu muruho kirahagije. Hamagara ku bumwe bw'abera, wahamagara mushumba, wahamagara njyewe, dufunga izi nzira, maze uyu muruho ujya ucamo ukaza ukongera ukiyongera ku wundi. Turashaka gufunga izi nzira zose, twarangiza ubundi ahasigaye n'ufite tukawirukana mu izina rya Yesu. Ushimwe Yesu, uri Kristo Yesu. Utabonema tayabonema. Wagiye kwa muganga warwaye indwara zidasobanura, warwaye amaguru, ujya kwa muganga urivuza, ubundi abaganga baravura, Imana igakiza. Abaganga baragupimye, baragusuzumye, babura uburwayi. Uwo ni umuruho. Bapima umugongo, babura uburwayi. Uwo ni umuruho. Bapima umutwe, babura uburwayi. Bapima mu nda, babura uburwayi. Bapima umubiri wawe wose, barawupima, babura uburwayi. Uwo ni umuruho. Uwo muruho ahantu waturutse wo kugira ngo ugire agahinda gakabije, ndagira ngo ubwire ngo Kristo Yesu icyamuzanye, yaravuze ngo abarushye n'abaremere musanga baruhure. Rero nahandi ni ukuvuga ngo twebwe yatumye, yatubwiye ngo tukubwire ngo uyu muruho waturutse hose. Imbaraga ziwufunga, imbaraga zikuraho uwo muruho nuko kiri muri Kristo Yesu, kandi nuko winjira mu bihe byo gusenga, tugasengana ukakira izindi mbaraga. Yesu we, ndagushimiye koko. Imbaraga zikurwanya nubwo zitari kure, ariko zikurwanya ziri uruhande rwawe. Kuba uruhande rwawe nuko Imana yanumye. Ikimenyetso nuko kigaragaza yuko yanumye, nuko nawe umuruho ufite, nuko umuruho ugendana, nuko umuruho uri umugore mwiza ariko ufite umuruho, ugenda mu ijipe nziza ariko ufite umuruho, utuye mu itaje ariko umuruho urakwishe. Hoya ibi ndabihaze ko mpagaze mu butware bwa Kristo. Mpagaze mu butware bwa Kristo, iyantumye niyo kwizerwa. Nanjye nakomeje kugenda nyibwira ndagushimiye. Umisaje nababwiye ngo madamu wanjye agiye kubizara, shitani yagabye ibitero, barambwira ati byarangiye. Ndagenda njya kuri garage ndavuga ni Yesu we, ngwino ntabwo nshaka kwikora indi sanduku ya gatatu. Ndavuga ntabwo nshaka kwikora indi sanduku ya gatatu. Mubwiza ukuri, arangera aravuga ati mwana wanjye, guhera iyi saha y'iminota akakanya, uwo ni umuruho wari ugiye kwikora wundi wa gatatu, ukikora indi sanduku ya gatatu, ukajyana indi sanduku ya gatatu. None guhera iyi saha y'iminota nguhaye ubundi butware, nguhaye ubundi butsinzi. Genda ubabwire ko yongeye kubaho, genda ubabwire ko yongeye kugenda, genda ubabwire ko yongeye ajyanye umwana wari muzima. Uwo mwana ni muzima, nanjye nari muzima. Nayo ngutangarize ngo umuruho hari igihe umuntu wikorera, umuntu akawugendera mu biganza, umuntu akawugendera ku biganza, akawugendera mu maso, ukamubona yisize puderi, ukamubona yipude, ukamubona yashokoje, ukamubona yambaye neza, yateye ipasi, ariko umuruho umurimo arimo kuwugendana agahinda kamwishe. Ndagira ngo utangarize ngo iyampamagaye ni intumye kuri wowe, irambwira ngo uyu muruho nubwo umaranye igihe, nonaha muri aka kanya, muri aya masaha, muri aya masegonda, ku bumwe bw'abera, nawe kandi uhereze n'abandi
kuko hari abantu bafite umuruho ariko hejuru y'uwo muruho Imana yantumye ijambo rikomeye irambwira ngo igihe uwumaranye irashaka kuguha abantu batatu, irashaka kuguha abantu batatu, ufata ukuboko kw'iburyo ufata ukuboko kw'ibumoso, yarangiza ikaguha n'uri muri Kristo neza 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 neza, akagushingira ibuye ryitwa Kristo, Kristo akagushingira ibuye ryo gutsinda ugatsinda. Ariko bigomba kugenda gute? Ntugomba kumpamagara ngafunga inzira aho umuruho waciye, ugomba kumpamagara ngafunga iyi nzira uyu muruho waciye uza, kuko ibintu byose Mushumba yarabisobanuye, agenda avuga inzozi uko zigiye zimeze, avuga inzozi abantu barota, bakutse amenyo, abo batwaye imisatsi, abo batwaye imyenda, abo batwaye amafoto n'ibindi byose yagiye abisobanura. Agenda avuga ikintu cyitwa za karanda, agenda avuga karanda, avuga karanda, agenda abivuga izo karanda arazivuga. Ariko nagira ngo utangarize ngo hejuru y'umuruho nuko Imana ubwayo yamaze kumenya ko abantu bayo bayikunda ku manywa na nijoro, ibatangariza ibicishe mu muntu w'Imana. None yambwiye ngo nze nkubwire ngo umuruho umaranye igihe, utwara imodoka ufite umuruho, wicaye mu biro ufite umuruho, ucuruza ufite umuruho, abavandimwe ufite umuruho, ari nabo muturanye babona uri umuntu udasanzwe mu buryo bwa hano mu isi, babona uri umuntu mwiza, ariko hari umuruho ufitemo imbere mu mutima. Nabwiye ngo uyu muruho nta wundi wawumara ukeretse Kristo Yesu. Kandi ndagira ngo mu kwinjira mu masengesho kwawe, mu kwinjira mu gusenga, mu kwinjira kwinginga Imana, mu kwinjira mbese nagira ngo utangarize hano ku bumwe bw'abera, hari imbaraga zinaniza imbaraga zaguteraga umuruho, hari imbaraga zakuraga mu nzira, imbaraga zinaniza imbaraga zakurushaga, hari imbaraga zifata imbaraga zose zatumaga umuruho kwinjirana. Umuruho mbega umunezero, mbega ibyishimo, mbega kugubwa neza, mbega nagira ngo utangarize ngo wowe wa mama we, wowe nshuti y'umusara, muvandimwe nkunda wo kurikirana ubumwe bw'abera, nona iyi saha aka kanya hari izindi mbaraga Imana yohereje. Izi mbaraga kandi zihishe mu bwiru bwayo. Ubu ni ubwira Imana ikorera, irinda umuntu imwimana, imuhagarara, imurwanirira. Ubu bwiru rero niyo mpamvu Imana yakurebye yakwiteye ngo kuko uyubaha ugendana nayo, mu kugendana nayo biteye Imana kukurengera, nona ikagukoresha ukamamagara cyangwa ukamagara Mushumba, ubu ndaziga tugafunga izi nzira. Yesu we, muri ibyo yaravuze ngo iby'Imana ikora biradutangaza, ibintu Imana ikora biratangaje, iyi Imana yakoze. Niyo mpamvu rero igukanguriye. Yesu we, nibyo koko ufite amafaranga urayafite, ariko hari umuruho, uburwayi bwarahagurutse ni umuruho. Yego nibyo koko ufite umugore mwiza ariko aragusuzugura ni umuruho. Yego koko ufite umugabo mwiza ariko byaranze mbeze shitani yamugabye biterajya gusambana yiga ni umuruho. Yego nibyo mwabyaye abana beza ariko ntago ubabwira ngo bumve ni umuruho. Yego nibyo ariko mu rugo muragenda aho kugira ngo musangirire mwicaye ku meza mwihoya, umwe ajya mbere akagenda undi akaza nyuma. Uwo nawo ni umuruho, ntabwo ari gutyo bimeze. Hoya, uwo ni umuruho. Hari imbaraga, hari ikintu kibyihishe inyuma. Izo mbaraga rero ziza ziguhiga, izo mbaraga ziguhaguruka, izo mbaraga zikurwanya. Uwo muruho hari ubutsinzi bwo muri Kristo Yesu. Yesu we, muri ibyo yavuze ijambo rikomeye, arabanga abaye yabamenye kera. Muri uko kubamenya rero hari bibahiga, yabamenye agira ngo abacunguze amaraso ye, kubacunguza amaraso ye nuko ngo muzabone ubugingo buhoraho, nanjye nzabubona. Ariko hari ibintu biduturuka inyuma, bitugendamo, biduhiga, biturwanya, bikadutera umuruho. Iyo ucuruje ugahomba iyo ucuruje ugahomba, agahinda karaza mu mutima wawe mu bitekerezo, bigatuma ugira umuruho w'igihe cyose. Ariko nagira ngo utangarize ngo iyo ubonye akazi bakakwirukanaho, uyu muruho nubwo umuruho ukuriho, nubwo umuruho ukunanije, nubwo umuruho uguteye ubwoba, nubwo umuruho waguhahamwe, nubwo umuruho mbese ibihurimo nawe wabuze uko wabisobanura, ntiwabona uko wabisobanura. urimo urarogwa n'abantu utazi, urimo uratonyerwa n'abantu utazi, bikagutera kurwara indwara zidasobanutse. Wajya no kwa muganga bagupima agasanga nta ndwara ufite kandi urarembye. Ufite ukuboko, we ndimo ndabona ufite ukuboko kwaragagaye kandi wagiye kwa muganga biranga. Ujya kwa muganga nta burwayi ufite ariko ukuboko kwaragagaye, kwaragomeje kurakuremereye. Umugongo ugiye kwa muganga bagupima mu mugongo basanga umugongo wawe ni muzima, nta burwayi ufite ariko umugongo ukumereye nabi. Rega wowe ufite amaguru yombi ndimo ndabona amukumereye nabi, wagiye kwa muganga barapima basanga nta burwayi ufite ariko ni umuruho. Wagiye uyu muruho ufite wowe uri umukobwa mwiza, ntabwo bakubenguka. Abasore barakureba ntibakuvugishe, ntibanagukunde, ni
umuruho. uyu muruho watewe n'agahinda n'umwijima aho byaturutse hose ni ukugira ngo abadayimoni bagukorere ikintu cyitwa ubufindo bwo kuzaruha igihe cyose. ariko ngo Mose araruha, Uwiteka wamutumye amumenyera yuko nubwo ari mu kuruha akananirwa bituma atsindwa, amwoherereza abamufasha. ndagira ngo mu kuruha bituma unanirwa, mu kuruha bituma ucika intege, mu kuruha bituma wumva wihebye, mu kuruha byagutera no kwiyahura no gukora ibindi bitari byiza. ariko muri uku kuruha Imana yanumye ngo hejuru yo kuruha inumye ijambo rikomeye, irambwiye ngo nubwo warushye irashaka kuguha abantu batatu b'umumaro, abantu batatu b'ubuzima, abantu batatu b'imbaraga. ariko ni ugusenga. byose bigomba guturuka mu isengesho, byose bigomba guturuka mu isengesho. ndagira ngo ubwire ngo iyo usenze ibintu Imana yaguhaye uba ugomba no gusenga ukabirinda, Imana ikakurinda umuruho w'igihe kirekire. uyu muruho abadayimoni baguteza uyu muruho uhimbazwe. Kaba uri umuntu uvuka ahantu batabuze ibyo kurya, batabuze ikintu na kimwe, ariko ukagera mu rugo ukabura ibyo kurya, ukabura ubuzima, ukabura inshuti, ukabura abavandimwe, ndetse ukabura n'umugabo cyangwa ukabanabura n'umudama n'abana bose, ibyo byose bakaguta bakakureka. uwo ni umuruho. ariko hejuru y'uwo muruho Imana yadushyize hano ku bumwe bw'abera kugira ngo tugutangarize ngo hejuru y'umuruho hari Imana. ariko kora sheya, ukore comment, woherereze n'abandi, maze ubundi ahasigaye barushaho kugubwa neza nabo bamererwe neza. uyu muruho urawuryamana, umuruho urawubyukana, umuruho urawukarabana, umuruho urawugendana, nubwo wawugendanye igihe kinini. ariko Uwiteka yantumye ngo nkubwire ngo hejuru y'uyu muruho intumye ijambo rikomeye. yambwiye ngo Mose, Imana imuzanira abantu bamutega ibuye, Aroni na Uri bamutega ibuye, bararimutega agicara aruhuka. mu gusenga hazaturukamo ikimenyetso gituma urindwa uyu muruho wari umaranye igihe. mu gusenga hazaturukamo ikimenyetso gituma intambara zakurwanyaga n'izari ziguhagurukiye zose zitsindwa. mu gusenga harimo ubutsinzi. mu gusenga uhakura imbaraga z'uyu munsi n'iz'ejo hazaza. mu gusenga bikuruhura umuruho wari umaranye igihe kinini, nk'uko Mose yari yarushye batsindwaga ku rugamba. mu gusenga bizaguha ubutsinzi bwo kurindirwa umuryango. Mose mu guhagarara asenga, mu kwinginga Imana, byatumaga Imana itanga imbaraga ku rugamba ntibatsindwe. ariko ngo mu kubwo kuruha akamanura amaboko byatumaga batsindwa. ndagira ngo gutangire ngo mu gusenga kwawe, mu kwinginga Imana kwawe, mu kuduhamagara tugasenga, biratera Imana kukongera izindi mbaraga, biratera Imana kukurindira umuryango, biratera Imana kukurindira abavandimwe, biratera Imana kukurindira igihugu, biratera Imana kuguhagararaho, biratera Imana kugushyigikira, biratera Imana kukwitaho, biratera Imana kukwinjiza mu mugambi w'Imana yakuvuzeho, biratera Imana kukwambutsa Yorodani, biratera Imana kukwambutsa inyanja, biratera Imana kuguha amazi meza, biratera Imana kukurindira abana, biratera Imana kukurindira akazi, biratera Imana kukurindira aho utuye, biratera Imana kukurindira abavandimwe n'inshuti mwese. muri ngero ngo ni igitangaza kuko mu gusenga Mose ngo yazamuraga amaboko Abisirayeli baratsindaga. nawe mwifurije mu gusenga ugomba gutsinda, mu gusenga ugomba kunesha, mu gusenga ugomba gukomera, mu gusenga ntabwo ugomba gutsindwa, ugomba gukomera kuko uri umushinga w'Imana. umushinga w'Imana ahora arwanywa, umushinga w'Imana Shitani arawuhiga. mu gusenga harimo imbaraga, mu gusenga kwawe kuko uri umushinga w'Imana. ibiguhiga bizaguhiga, ibikurwanya bizakurwanya, ariko mu buryo bwo gusenga ni ugusubizwamo imbaraga, ni uguhabwa ubundi butsinzi, ni ukurindirwa umuryango, ni ugukomera muri Kristo Yesu, ni ugukomeza urugendo, ibyawe bikarindwa, Imana ikabihagararaho. niyo mpamvu Mose yasengaga akazamura amaboko, mu kuyazamura Abisirayeli baba bari ku rugamba ntabwo batsindwaga, ntabwo bigeraga batsindwa, kuko yazamuraga amaboko yambaza iyo mu ijuru, yambaza Imana ishoboye, yambaza Imana ikomeye, yambaza Kristo Yesu, Kristo Yesu w'i Nazareti, amwambaza, bigatuma yohereza izindi ngabo zimurwanirira. iza hano mu isi zigaragara yahise yohereza Aroni na Uri, baraza bamutega ibuye, bariteruye ari babiri, bararimutega, abandi bamufata ukuboko
kw'iburyo n'ukw'ibumoso baramufata baramukomeza barangira bagatsinda. Ndagira ngo wowe bigomba guturuka mu gusenga, mu mbaraga zo gusenga, mu butsinzi bwo gusenga, mu kunesha uzabikura mu gusenga, mu gukomera uzabikura mu gusenga, mu gukira indwara uzabikura mu gusenga, mu abana bakumvira ni ugusenga, ibintu byose mu gukunda ni ugusenga. Kandi umva, sinitaye mu gihe umaze ufite ako gahinda, sinitaye mu gihe umaze urushye, ntabwo nitaye muri ibyo ngibyo. Ibyo shitani yagiye akora byose, imigambi yose shitani yakoze, ibyo yagiye agukorera, ubugambanyi yagukorera, ibyo yagiye yavuga, ibyo yagiye atangaza, ibyo yatuye ku buzima bwawe, ibyo yavuze, ubufindo yagukoreye, ngewe mpagaze muri ubu butware. Nubwo umaze igihe unaniwe, nubwo umaze igihe ufite agahinda, ntabwo mbyitayeho. Ndi muri aya mavuta yo gutegeka izi mbaraga zose aho zaturutse zigasubirayo, ndetse ngafunga n'inzira zaciyemo ziza, kuko iyo mpamagaye niyo kwizera. Nzi demoneta ramo, iyo mpamagaye niyo kwizera. Ndimo ndumva ndi mubi byo gutegeka, ndimo ndumva ndi mubi byo kwirukana, ndimo ndumva ndi mubi byo gufunga inzira zose abadayimoni baciyemo baza kuguteza umuru. Nubwo umaranye igihe umuru, nubwo umaranye igihe akaga, nubwo umaranye igihe ingorane, nubwo umaranye igihe ibibazo, nubwo bimaranye igihe, ariko Imana yaturemye idukomereje mu maso y'ibiduhiga. Uyu muruho nubwo ari mugari, uyu muruho nubwo ari mwe, uyu muruho nubwo waguteje kwanga no gusuzugurwa no gutezwa agaciro, ariko Imana dukorera, Imana dukorera impande mavuta mashya, mpandi mavuta mashya yo gutegeka, yo gutsinda, yo kunesha, yo kuvuga ngo umva, nimba ufite indwara, nimba ari diyabete, nimba ari kanseri, ibyo simbyitayeho. Nitaye ku Mana yakurindiye hagati y'iyo diyabete, iyi Mana yakurindiye hagati y'iyo kanseri. Nitaye kuri iyo Mana, iyo Mana iracyakora, iyakurinze n'ubu yayigukiza, iyakurwanya n'ubu yabikora. Nitaye ku Mana ikora ku manywa na nijoro. Ndagira ngo utangarize ngo none iyi saha, uyu muruho umaranye igihe, aka kaga umaranye igihe, ingorane umaranye igihe, ibi byose ubona bikugose, nubwo bikugose bihari, ariko nayo ngo utangarize ngo Kristo Yesu uri muri twebwe. Uko ijambo ravuga ngo ufite uwo mwana w'Imana afite imbaraga, afite ubutsinzi, afite ubushobozi, afite kunesha. Kwizera kwawe kuratera Imana gukora ibintu bikomeye. Kwizera kwawe kuratera Imana kugukiza uyu muruho umaranye igihe. Kwizera kwawe biratera Imana kukwimana cyane. Kwizera kwawe nakubwiye ngo umuntu wari umaze igihe, amaze imyaka myinshi arwaye, aryamiye uburiri, ngo yari amaranye igihe biri imyaka 38, ariko ngo yari afite umuruho. Abantu yarebaga abandi bijugunyamo, uwo adafite uburyo bwo kwijugunyamo, ngo ni umuruho, uwo nawe ni umuruho. Ariko Yesu ahageze, Imana ishimwe, Yesu ahageze aramubwira ngo guhera nona ubundi korera uburiri bwawe wigendere. Nayo ngo utangarize ngo rero imbaraga zikorera muri twebwe, ni imbaraga zikorera muri twebwe, ni imbaraga zitegeka, ni imbaraga zirukana, nimba ari indwara ni ukwirukana, nimba ari icyo ari cyo cyose ufite kiguteye ubwo, cyagutumye ugira umuruho, cyatumye unegekana, cyatumye ugubwa nabi, de dosi de kota bini wikenema, ukabana n'umuntu ariko akakuroga, ukabugirana n'umuntu ariko akakugambanira. Ndagira ngo utangarize ibyo byose iyo bikugezeho biragenda bikakubera umuruho. Hejuru y'ibyo byose wihagarika umutima, witinya, kwizera kwawe, guhamagara mushumba, kumamagara, wo kohere Yesu we biratera Imana gukora ibintu bidasanzwe. Nubwo umaze igihe ufite ibibazo bikomeye, ibyo byaguteye umuruho, byakubangamiye, byarakujegeje, waranegekaye no kuryama, uraryama ntusinzire, ugashigukira hejuru, ndetse wanasinzira ugasinzira akanya gato, mu gitondo nabwo bibari ibibazo, wajya mu kazi bikaba ibibazo, waba uri mu rugo bikaba ibibazo. Ariko rero mubwire ngo uyu muruho umaranye igihe, ijuru ryawe ubonye ubwo ryamaze kubona, ryanumye ngo duhamagare kugira ngo dufunge inzira uyu muruho waciye muza ugusatira. Kandi hari n'undi muruho uri mu kuza uguhiga, uko aho wa mbere waciye uza n'ubundi urimo urashaka kuhaca. Ni ukuduhamagara rero kugira ngo dufunge uyu muruho ari mu kugenda uca, uyu muruho ugenda uca uza ugusanga. Ufite kampani runaka shitani arimo arashaka kumenamo amazi, kampani ngo uyibure kandi uyireba ari wowe wayitangiye. Hoya, abadayimoni inzira baciyemo baza guteza ingorane muri iyo kampani yawe. Ndagira ngo ubwire ngo hari abandi benshi bazikutse bari mu gushaka kuza kugira ngo bayikwambure burundu. Ni ukuduhamagara ubundi ahasigaye tugafunga izi nzira, tukazifunga ku buryo ntibongere no kugaruka, kubera ko duhagaze mu mbaraga z'umwami wacu Kristo. Ndagira ngo utangarize wowe nkurikiranye ubu burwayi ufite, izi ngorane ufite, aka kaga ufite, gusuzugurwa, kwiga byaranze, ibyangombwa warabibuze byose n'umuruho, ibintu byose byakubereye umuruho kuri wowe. Ufite diplome uyibikanye n'ibyangombwa by'ubutaka, Yesu we, muri garderobe. Ibyo ni ibintu bikomeye, warize kwiga se bimaze. Uwo muruho ufite, ndagira ngo ubwire ngo mu mbaraga zikorera muri Kristo Yesu zikaza zigakorera muri twebwe, yadusigiye ubwo bubasha, yadusigiye ubwo burindi. Ni ugutegeka izo mbaraga zikaguhunga, izo mbaraga zigahunga, kuko twebwe Imana twicaye imbere, Imana dukorera, Imana ibana muri twe, igendera muri twe. Uko ijambo
baravuga ngo ubwo dukorana nayo, ubwo nkorana nayo rero ni ugutegeka, ni ukwirukana, ni ugutsinda, ni ukuvunagura, ni ugushwanyaguza. Mbese ndagira ngo ubwire none izo mbaraga zaho zaturutse zigomba gusubirayo, tugafungirana iyo miryango, maze ubundi tukagubwa neza. Ni ukuduhamagara rero. Kora share, kora comment, uhereze n'abandi barushaho kugubwa neza, kandi biratuma urushaho kugubwa neza muri Kristo Yesu. Tugiye gusenga. Mana, turagushimiye kuri Imana ikomeye. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Tugushimiye ko habaye ntabwo wigeze utureka. Tugushimiye ko watwimanye, uracyakomeje kubana natwe. Ariko hari umuruho. Hari umuruho uruhije umukobwa, umuruho umugabo afite, umuruho abasore bafite, umuruho ababyeyi bafite. Buri muntu wese afite umuruho ujyanye n'uko ahagaze, n'uko angana. Ibiro by'umuntu uko bingana niko afite umuruho. Ufite bike afite umuruho, ufite byinshi afite umuruho, ufite ubutunzi afite umuruho, utabufite afite umuruho. Twese dufite umuruho. Ariko wanumye ngo umuntu ufite umuruho, umuntu wese ufite umuruho, hari ikintu ushaka gukora. Izi mbaraga aho zaciye ziguye umuntu ufite umuruho, hari izindi zije ziruka kugira ngo zigende ziyungiye ku zindi zamuteje umuruho, ahure n'akaga. Ariko wambwiye ngo guhera uyu munsi, guhera iyi saha, hari ubundi buzima ugiye gutanga kubwo kuduhamagara, kubwo kugira ngo dufunge inzira hama de kotarabi, dufunge inzira yaho byaciye, dufunge inzira yaho byanyuze, dufunge inzira yaho byatumye ugugana, dufunge inzira. Turabigushimiye kuri Imana ikomeye, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana ishoboye, uri Imana itabesha, uri Imana itikanga, uri Imana ugukorana natwe, uri Imana itegeka ku manywa na nijoro. Ndagushimiye kuri Imana ishoboye byose, mu izina rya Yesu Kristo turakoze, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, mugubwe neza muri Kristo Yesu, amen. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mu iyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamwita mbarimo mbari. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuyemo. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze.